nuko Rugari atari yemerewe gupfa gusuhuza umuntu uwo ari we wese. Ibi byo gusuhuza ngo aguhaye ukuboko, yagombaga gusuhuza umuntu yamenye ko ari umukiranutsi, atari umunyabyaha, adafite ibyaha runaka, kuko amaso yari afite Imana yari yaramuhaye. Umuntu yamugeraga imbere yamenye uwo ari we wese n'ibyaha akora cyangwa ibyiza akora. Rero umuntu utari umukiranutsi w'umunyabyaha, umurozi, umusinzi, umusambanyi, bene abo bantu bose ntiyabahaga amaboko, ntabwo yabahaga amaboko abasuhuza. Yarabasuhuza bino byo kubaramburira amaboko muraho amakuru yanyu, ariko ibyo kubaha amaboko ntiyapfaga guha ukuboko buri muntu wese. Imana iramubwira ngo ntagomba kuba mu rugo ngo abane n'umugore mu rugo, yagombaga kujya kuba ahe mu nzu agomba kubamo ya gahunda, inzu y'amasengesho akayibamo, n'abashaka gusengerwa bakazajya bamusangaho. Ni ukuvuga ngo kuva Imana ihamagaye Rugari gukora kwikorera, ntabwo yasubiye kubana n'umugore we mu rugo, yabaye mu nzu ye y'amasengesho, akazajya ava mu rugo akaza iwe aho atuye, akaza rimwe na rimwe gusura abana be mu rugo aho batuye. Murakaza neza hano muri studio za Timas TV. Hano imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa wacu, bagira ngo mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu ubanze twibwire, ndetse ngira ngo muramenyereye nawe muyobozi wa Timas TV, reka abanze atwibwire, abwire abadukurikiye, hari abatamuzi hari abamuzi, kugira ngo akomeze ikiganiro. Ni karibu. Murakoze cyane nshuti bavandimwe abakunzi ba Timas TV, ngira ngo mumaze kutumenyera ko buri gihe tuzi imbere yanyu tubafitiye ibiganiro byiza. Rero abatuye hano muri Afrika, abatuye muri Amerika, abatuye ku yindi migabane y'isi, tubahaye ikaze kugira ngo twongere tubane kandi uyu munsi wa none. Abafite ibibazo, barwaye, turabasabira kugira ngo Uwiteka abane namwe kandi abashe kubakiza no kubakura muri ibyo bibazo. Rero uyu munsi twongeye kugira ngo tubane namwe, dukomeze ibiganiro byacu, ariko nanone reka twongere tubashimire abakomeje kubana natwe, abakurikiranye ibiganiro byacu, abakoze share na comment, ndetse n'abakoze subscribe. Muri abafatanyabikorwa beza, turabashimiye, ndetse dusaba nawe utarakora subscribe wayikora, waba ufatikanije natwe kugira ngo tuzamure uyu murimo w'ivugabutumwa. Rero nkaba mbakiriye muri iki kiganiro, nshaka ko tuganira uyu munsi nkuko mwabisabye, n'ubundi twakomeje kubibakorera. Abantu benshi bansabye ko nabaha ubuhamya bw'umuhanuzi Rugari Karebu, nkuko twabivuze, ni umuhanuzi wabaye hariya mu Gashasha muri Kongo, yakoze imirimo y'Imana ikomeye. Natangiye kubaha ubuhamya bwe, nzanabukomeza kugeza mbushoje, ariko uyu munsi wa none nashatse kugira ngo mbabwire amabwiriza yagengaga Rugari. Niyo nsanganyamatsiko y'umunsi wa none, ni ukugira ngo mbabwire amabwiriza yamugengaga nkawe Rugari ubwe, nongere mbabwire amabwiriza yagengaga Gashasha cyangwa umusozi wa Gashasha, amabwiriza Imana yari yaratanze abantu bose batuye mu Gashasha cyangwa uriya musozi, amabwiriza yawugengaga. Ibyo bintu bibiri nibyo nshatse gukomozaho uyu munsi, nimbirangiza tuzakomeza n'ubuhamya n'ubutaha. Rero ntangirane kuri iki kintu cyitwa amabwiriza yagengaga Rugari ubwe. Nkuko twabivuze, Imana imaze kumuhamagara, nagira ngo nkomereze aho twari tugeze. Imana yamubwiye ko agomba kwambikwa ikanzu y'ubutambyi. Iyo kanzu y'ubutambyi rero yagombaga kuyambikwa kugira ngo yitandukanye n'ibikorwa cyangwa imirimo ikorwa n'abandi bakozi b'Imana cyangwa abandi bashumba cyangwa abandi bakristo bose muri rusange. Kuko Imana yari yaramuhamagaye nk'umunaziri, yagombaga kwitwara nk'umunaziri, agendera ku mahame y'ubutambyi. Imana rero yaje kumusaba ko yambikwa ikanzu y'ubutambyi. Igihe cyarageze, biba ngombwa ko pasiteri wamuyoboraga ico gihe, hari pasiteri witwa Semutobo, niwe wamuyoboraga ico gihe,
kuko bari muri sepake cyangwa muri sepeza, abitegura kugira ngo bamwambike ikanzu y'ubutambyi, ariko Imana irabyanga ngo siwe ugomba kuzayimwambika. Ndetse hari undi pasiteri ngira ngo wari uyoboye itorero rya Seleza ngira ngo witwa Nyamarimbwe, nawe ashaka kubigerageza ngo amwambike iryo kanzu y'ubutambyi, ariko Imana irabyanga. Imana ivuga ko ikanzu y'ubutambyi azaryambikwa na pasiteri Bujanja cyangwa Revera Bujanja wo mu Rutigita, kandi Imana iramubwira ngo muzimuka muve hano kuri Nyamara, mujye mu Rutigita, niho mujye mu Gashasha, muzakorane n'abanyarutigita cyangwa itorero ryo mu Rutigita rya Kadeza, ariyo Kadafe. Ubu ngubu iryo torero rizaba riyobowe na Bujanja. Imana ivuga ko Bujanja ari ugomba kuzamwambika ikanzu y'ubutambyi. Nihuse rero igihe carageze, Bujanja yaraje niwe wamwambitse ikanzu y'ubutambyi. Amaze kwambikwa iyo kanzu, tubibutse ko Imana yamutegetse ko ibwiriza rya mbere nuko agomba kuzajya agenda yitonda. Ari ntangiye ninjire neza mu kiganiro imbere mbabwira ibwiriza rya mbere niryo, nuko Rugara atakwiriye kugenda yihuta cyangwa kwiruka. Yari yemerewe kwihuta cyangwa kwiruka, yagombaga kugenda intambwe ku yindi. Nubwo imvura yagwa yagombaga kumunyagira, kuko atagomba kwirukanka kuvuga ngo arirukanka ahunga imvura. Nubwo ijoro ryagwagaho ryamusangaga, yagombaga kuraraho. Akenshi yararaga ku musozi cyangwa akarara muri amazu y'abanyintu, kuko mubazi bakundaga kuba epfo mu mibande. Aho ijoro rimusanze yagombaga kuraraho, kubera kuko atemerewe kugenda yihuta. Iryo ni ibwiriza rya mbere. Bitewe n'iki? Yagombaga kwitonda, kuko Imana yari yaramuhaye abamarayika babiri bagendana nawe. Nacyo Imana yari yaramubwiye ngo nguhaye abamarayika babiri bagendana nawe, umwe azajya kugendera iburyo, undi akugendera ibumoso kugeza upfuye. Bazaba bakiri kumwe nawe. Kubera iyo mpamvu ntukagende wihuta. Iyo ni ibwiriza rya mbere. Isubireho inyuma gatoya, nkuko nari mbivuze, kubera ko yari yambitswe ikanzu y'ubutambyi, Imana yongeye kumuha irindi bwiriza rya kabiri. Imana iramubwira ngo ntagomba kuba mu rugo ngo abane n'umugore mu rugo. Yagombaga kujya kuba ahe? Mu nzu agomba kubamo ya gahunda, inzu y'amasengesho akayibamo, n'abashaka gusengerwa bakazajya bamusangaho. Ni ukuvuga ngo kuva Imana ihamagaye Rugari kwikorera, ntabwo yasubiye kubana n'umugore we mu rugo. Yabaye mu nzu ye y'amasengesho, akazajya ava mu rugo akaza iwe aho atuye, akaza rimwe na rimwe gusura abana be mu rugo aho batuye, kuko bari batuye ahantu nibura twabara nka twavuga wenda nka igice cya kilometere, hafi kilomita, aho umugabo yari atuye, aho Rugari yari atuye, naho urugo rwe rwari rutuye. Rero iryo ni ibwiriza navuga rya kabiri. Ntabwo yagombaga kuba mu rugo, yagombaga kuba ahe. Iryo ni ibwiriza rya kabiri Imana yari yaramuhaye. Ibwiriza rya gatatu nuko atagombaga gukora indi mirimo yose yo mu buzima busanzwe, guhinga, kuragira, gukora indi mirimo yose iyi dukora isanzwe. Imana yaramubwiye ngo kuko wambitswe ikanzu y'ubutambyi kandi uwabaye umutambyi, nta yindi mirimo nimwe uzakora. Igihe cyarageraga ndetse akagera n'igihe agakumbura inka, ariko nkisubiye inyuma buke kugira ngo wenda mbisobanure, nuko iryo tegeko, iryo bwiriza yari arisangiye na Serugayi bakoranaga, yuko batagomba kubana n'urugo. Icya kabiri, yuko batagomba kugira indi mirimo bakora. Bivuze gutyo ni kuri bombi na Serugayi, ariko nanone Rugari ubwe, kubera ko ari we ndimo kuvugaho, ndagira ngo nkomezanye nawe. Igihe cyarageze rero, kubera ko Rugari atari yemerewe kujya kureba n'amatungo ye cyangwa kugera no mu mirima ye, igihe cyarageraga nk'umuntu rimwe na rimwe agakumbura, barambwira ngo rwa runaka yarabyaye, iyi nka yarabyaye, iyi iracukije, ntabasha kugerayo. Igihe kimwe yigeze nko kugerageza uburyo yabigenza, arasimbuka aragenda ajya kureba inka mu kibuga aho zari ziri mu kiraro.
aragenda ahageze yapfuye kuhava inka zitangira gupfa. Yarahageze havuye rwa runaka birapfuye, ngo bucindi birapfuye, atangira gusaba Imana imbabazi. Imana iramubwira ngo ese ko wavuze ngo nta wundi murimo uzakora mu buzima bwawe, niki gitumye ujya kureba inka? Yasabye Imana imbabazi, ubwo atandukana no gukora indi mirimo yose yo mu rugo. Iryo ni irindi bwiriza nari mvuze, ngira ngo niryo rya gatatu. Wenda ngere ku ibwiriza rya kane. Imana yari yarahaye Rugari. Imana yari yabwiye Rugari ko adakwiriye kuzajya afata amafaranga mu ntoki. Rugari ntafata amafaranga mu ntoki, Imana yari yaramubujije. Ugafata amafaranga mu ntoki, cyitwa amafaranga, kuyafata mu ntoki cyari kizira. Ni ukuvuga ngo n'uwazaga yamuzaniye yaramubwira ngo genda uyahe runaka, genda uyahe Serugari ayabike, cyangwa umubitsi ari uyabika, ariko we ntayafate mu ntoki. N'abano bantu bazaga gushima ari uko wenda bakize, ntabwo bari bemerewe kuvuga ngo bayamuhe mu ntoki. Barazaga bakamubaza bati waransengeye, Imana yarangijije, none nari nkuzaniye ishimwe, mafaranga y'ishimwe. Icyo gihe rero iyo yabikoraga gutyo, Rugari yagombaga kubanza gusenga akabaza Imana ngo ese Mana, aya mafaranga banzaniye nyemere nyakire cyangwa mbireke? Imana ikamubwira uko abigenza. Niba Imana imwemereye kuyakira, akamubwira turakoze cyane, Imana iguha umugisha, ayo mafaranga agenda uyahe runaka ayafate azakore mu murimo w'Imana. Kandi Imana yamuhakanira ikamubwira ngo genda uzayatange mu rusengero rw'iwanyu, ariho uzashimira Imana ko wakize. Akamubwira ati ayo mafaranga yawe ntuyampe, ntugire umuntu yaha hano, yajyana iwanyu ku rusengero, uzashima Imana, uzayahe abantu baho. Ayo yari amabwiriza yagengaga Rugari ubwe. Ikindi nakongeraho rero nuko Rugari we nkawe ubwe no mu muhana kujya gusura umuntu kwa runaka yagendaga ari uko Imana yamubwiye. Ntabwo yapfaga kugenda mu muhana mu mudugudu ngo arazamutse agiye gusura umuntu. Yagombaga kugenda ari uko Imana yamubwiye ngo jya kwa runaka akagenda, cyangwa yumva nawe afite inyota yo kujya gusura umuntu runaka, yagombaga kubibaza Imana. Imana yamwemerera ngo genda umusure, agatora inzira akagenda. Uko niko byagendaga. Iryo naryo byari bwiriza rimeze uko. Ikindi kandi nakongeraho nuko Rugari atari yemerewe gupfa gusuhuza umuntu uwo ari we wese. Ibi byo gusuhuza ngo aguhaye ukuboko, yagombaga gusuhuza umuntu yamenye ko ari umukiranutsi, atari umunyabyaha, adafite ibyaha runaka, kuko amaso yari afite Imana yari yaramuhaye. Umuntu yamugeraga imbere yamenye uwo ari we wese n'ibyaha akora cyangwa ibyiza akora. Rero umuntu utari umukiranutsi w'umunyabyaha, umurozi, umusinzi, umusambanyi, bene abo bantu bose ntiyabahaga amaboko. Ntabwo yabahaga amaboko abasuhuza. Yarabasuhuza bino byo kubaramburira amaboko muraho amakuru yanyu, ariko ibyo kubaha amaboko ntiyapfaga guha ukuboko buri muntu wese. Ayo yari amabwiriza yagenderagaho nkawe Rugari. Rero reka nkomeze ku mabwiriza yagengaga Gashasha kuri uriya musozi amaze kuwugeraho. Imana yaramubwiye ngo umusozi wa Gashasha nimumara kuwugeraho, icya mbere nta nzoga yemerewe gukandagira kuri uriya musozi. Ntihakagire umuntu uzahageza inzoga. Inzoga ntiyari yemewe ku musozi wa Gashasha. Imana yari yarabihakanye, yari yarabyanze, uburyo n'abantu benshi bageragezaga bakazinywera kure kuko ari abapagani, ariko bakaza bagakandagira ku musozi wa Gashasha ntawe ufite inzoga. Asante na shukuru. Ndibuka mu buhamya data umbyara Rwanganira, we yimutse aza mu Gashasha ari umuntu wari ukinywa inzoga kandi yarazikundaga cyane. Yimutse ava ku Ndondo araza agera hariya mu Gashasha. Bamubwira rero ko ubwo wowe ujya unywa inzoga, inzoga ntabwo zemewe kuri uyu musozi,
rero yagiraga agacuma ke cyangwa ikirembe, igikunga, ikirembe. Yagiraga ako gacuma ke, yajyaga mu bapfurero mu kidegu mwibumba, akazana inzoga muri ako gacuma, akazisiga ku gakomero cyangwa agashamba kari hafi ya Gashasha, akaba ariho asigamo izo nzoga. Inzoga rero akazinyweraho, cyangwa agiye mu mirima akagenda akazinywa, yagaruka agasiga ka gacuma hahandi, kubera ko azi ko inzoga zitemerewe kugera mu Gashasha. Yabikoze gutyo igihe kirekire, akajya mu bapfurero agakuraho inzoga akazinyweraho cyangwa akazazinywa, ariko yagera hantu akamenya ko hari ibwiriza ritemerera ko inzoga zigera mu Gashasha, agasiga ahishe ako gacuma ke. Ariko umunsi waje kugera igihe kimwe ari mu nzira, aho ndasa n'uwije nko mu buhamya bwe kandi ndi muri ayo mabwiriza. Igihe cyaje kugera umunsi umwe, agiye mu murima, yarikoreye icumu riri ku rutugu rwe, afite n'aka gacuma k'inzoga, aragenda. Ageze mu nzira agiye mu murima, yumva ikintu gikubise ku muhunda w'icumu cyangwa ku bugembe bw'icumu hariya hacumita, yumva nk'ikintu gikomanzeho nk'icuma. Arahindukira areba ikintu gikomanze ku icumu rye, arakibura, kandi yari mu nzira wenyine ku musozi. Agira ubwoba, arahindukira yibaza ikintu kigonze ku cuma c'icumu, ntiyabasha kumubona. Igihe cyarageze asa n'uwihanganye, arakomeza wenyine. Ageze imbere gatoya, yumva kandi ikintu kirakomanze ku icumu, yumva icumu riravuze nk'umuntu urikomanzeho, nk'icuma bagonze ku kindi cuma. Ahindukira kureba umuntu ukonze ku icumu, kandi arahebura. Agira ubwoba cyane, aravuga ati mbonye ishano, kuko ikintu mbonye ntikirabonekaho ikintu gikomanga ku cyuma, ukumva nk'ikindi cyuma bakomanze ku kindi cyuma, ariko ntubone umuntu urimo kugikomangaho. Yarahindukiye rero afite ubwoba bwinshi, asubira imuhira, ajya kubwira abantu. Agera mu rugo abwira mama, amubwira ati njyewe ndapfuye, ibintu nabonye sindabibona, aho icyuma kikomangaho cyonyine, ntumenye umuntu ugikubiseho. Byarageze rero, icyo yakoze avuga ati mumbabarire, ndabona njyewe ngiye gupfa, munsabire Imana imbabazi, kuko ngiye gupfa, ibintu nabonye sindabibonaho icyuma kikomangaho cyonyine, cyangwa ikintu gikomanga ku cyuma ntukibone. Ahamagara bakuru be, araga ababwira ko yabonye ibifwa, yabonye ibintu bikomeye atarabona, abona ko we ashobora gupfa. Rero babigejeje kwa Rugari, bamimubwiye. Rugari niwe wahishuriye ibanga, ari babwira ati mugende mubwire Rwanganira, mumubwire ko atari bupfe, ntaca ari bube, ahubwo n'Imana yashatse kumubwira ko ziriya nzoga ari mu guhisha hariya, akagira ngo Imana ntizibona. Ziriya nzoga ari mu guhisha muri kariya gashamba, akagenda azinywera iyo ngiyo, cyangwa akazinywera iyo mu mirima. Imana irashaka ko akizwa, akazireka, akemera Imana. Ubwo yahise akizwa, areka inzoga, yahise ayoboka. Yari umuntu wame droite, cyangwa yari umuntu wari wegeranye cyane na Rugari muri iyo mirimo bakoraga. Uwo nawe akizwa gutyo. Ariko cyane cyane icyo narimvuze iryo bwiriza, Imana yari yahaye abanyagashasha ko nta nzoga zigomba kuhagera. Icya kabiri, irindi bwiriza rya kabiri ryagomba kugenga Gashasha, nuko Gashasha nta tabi ryari ryemerewe kuhagera. Nta muntu unywa itabi wari wemerewe gukandagira ku musozi wa Gashasha, kandi nta urinywa wagombaga kuhaba. Icyo cyari kizwi, nta tabi ryahakandagiraga, nta munywi waryo wageraga ku musozi wa Gashasha. Kuko ndibuka igihe kimwe umupfurero baramuzi cyane, abegereye hariya za Gashasha, wari uteye hakurya mu Kidasi, witwa Mutahe, yigeze kuhagera arimo kunywa itabi. Kubera ko yarimo kunywa itabi hariya mu Gashasha, abantu bari aho ku kanya, inkuba zirakubita, inkuba itangira gukubita, ikaziga kubita ibiti, imyase ikarenga abantu bavuza induru, inkuba ikagaruka ikongera igakubita. Baraza rero batabaza Rugari. Rugari arababwira ngo mushakishe aho muri Gashasha hari umuntu urimo kuhanywera itabi, niwe utumye izi nkuba ziri gukubita. Ako kanya rero barirukanse bashakisha, babona uwo mupfurero witwa Mutahe, baramwirukana,
bamukura muri Gashasha. Icyo kintu nacyo ntabwo cyari cyemewe, itabi ntiryari ryemewe ku musozi wa Gashasha. Ikindi kigira gatatu kitari cyemewe mu Gashasha cyangwa ku musozi wa Gashasha, muri Gashasha ntihari hemewe imbwa. Nta mbwa yari yemewe kuhororerwa, nta muntu wagombaga gutobera imbwa cyangwa gutunga imbwa aho mu Gashasha. Imana yari ihakanye, uyu ni umusozi wejejwe, nta mbwa igomba kubamo. Abantu bose bari babizi kandi ntayahabaga. Urebye neza uzasanga hari abantu benshi bagerageje korora imbwa cyangwa gutobera imbwa mu rurimi rwacu cyangwa kuzitunga. Uwazanaga imbwa wese yari mu Gashasha, iyo mbwa ntiyamaraga icyumweru idapfuye kandi igapfa ikiyishe kitazwi. Ariko abantu bagerageza kubaza barakababwira ngo nababwiye ko uyu musozi wa Gashasha nta mbwa izawubaho. Iryo ryari ibwirizwa, ryari rizwi, nta mbwa yigeze iba hariya mu Gashasha, n'izahabaye zose zahabaye nyuma ya Rugari. Nambabarira, icyanyuma narangirizaho, ibwiriza rya nyuma nuko mu Gashasha hatari hemerewe gutungwa imbunda. Ibyo tuzakomeza kubivuga no mu buhamya. Mu Gashasha imbunda ntiyari yemewe. Imana yari yavuze ngo ntawe uzatunga imbunda mu Gashasha. Umusirikare wa leta yaza akaza yizanye ayitwaje, niba ari kibuguro bakakimuha, niba ari ibisabwa bakabimuha, ariko akongera akagenda. Ariko nta muntu utunga imbunda wari ukuri kuba hariya mu Gashasha. Uretse n'ibyo no kuhatura, nika y'abasirikare ntiyari yemerewe kuhaba ngo abasirikare bahature bafite imbunda, ibyari byemewe. Imbunda yagomba kuhaza gusa ari abasirikare bari mu kazi kabo. Nuko niko byari bimeze. Rero tukaba tubamenyesha ko iryo bwiriza ry'intwaro cyangwa imbunda bitari ryemewe hariya mu Gashasha. Imbunda ntizari zemewe. Uwagombaga kuhaza yagombaga kuza azanwe no kuza muri misiyo ze nk'umusirikare agasubirayo, ariko nta mbunda zari zemewe kuhaba. Uko niko byagenze. Ayo niyo mabwiriza yagengaga mu Gashasha, kandi abantu bahabaye barabizi cyane neza ko n'imbunda zahabaye n'amaka y'abasirikare yahabaye nyuma ya Rugari, muri za ntambara zagiye zibaho nkuko mubizi. Rero uyu munsi wa none nsoreje aho kuri ayo mabwiriza. Ibisigaye bijyanye n'imirimo Imana yakoresheje Rugari n'ubuhamya nkuko twabubemereye, tuzabubakomereza kugeza burangiye. Twabibabwiye ko tuzagenda tubibaha mu bice bice. Rero tukaba turangiza tubashimira mwese abakomeje kudukurikirana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mukomeze rero mudukorere subscribe, mukoreshe na comment, kandi aya magambo tubabwiye nayo abafashe abubake, kandi byongere kandi bibibutse imirimo y'Imana yakoze kera, ndetse bitume n'abantu barushaho kwegera Imana, kuko Imana yacu ntihinduka. Uko Yesu yari arejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Imbaraga z'Imana ziracyahari, Imana iracyakora. Twegera Imana gusa dusenge, ibindi byose Imana izabidukorera. Rero ndabasengera, rero ndangiza mbasabiye umugisha w'Imana. Ndabasengera kugira ngo abarwayi Imana ibakize, ndabasengera ngo abafite ibibazo Imana ibane namwe, dushingiye kuri ya mirimo Imana yakoze. Namwe Imana igira icyo ibakorera, ihaze kwifuza kwanyu, kandi mwese Imana ibagirire neza. Murakoze cyane, naho ubutaha Imana ibagirire neza. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha abadukurikira, kandi n'umuvugabutumwa wacu Imana imuhe umugisha. Urakoze cyane, nakagaruka. Yego.